Ndabaramukije mwese, amahoro n'imigisha Imana itanga bibomeho. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi gishingiye ku kibazo twabajijwe n'umukunzi wacu. Nibwiye ko ubwo akibajije hariho n'abandi batagisobanukiwe neza, bituma nteguraho ikiganiro twasangiza buri wese ubitekereza gutyo kugira ngo agire amakuru yuzuye. Yarabajije ati, ese umugore utwite ajya mu mihango? Hari abantu benshi batekereza ko umugore ashobora gutwita ariko akaguma kujya mu mihango nk'uko bisanzwe. Iki kibazo kikaba kibazwa cyane cyane n'urubyiruko hamwe n'abagore bakiri bato. Iyi nsanganyamatsiko ni ingenzi cyane kuko ifitanye isano n'ubumenyi ku mubiri w'umugore, ubuzima bw'imyororokere no gusobanukirwa neza uko gutwita bigenda. Kurikirana kino kiganiro kugeza ugisoje, uraza kumenya neza imvano y'amaraso umugore utwite ashobora kubona asohoka mu myanya ye y'ibanga maze uve mu rujijo. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Iyo umugore atwite, igihe cy'imihango kirahagarara kuko intangangore iba yarasohowe kandi umubiri ugahindura imikorere y'imisemburo. Ahubwo dore impamvu zishobora gutera umugore utwite kuzana amaraso mu gitsina maze akayitiranya n'imihango. Impamvu ya mbere ni uko kwinjira kw'igi igihe riri guforoma neza aho rizakurira aribyo byitwa implantation hashobora kuza amaraso. Nyuma y'uko intangangabo ihuye n'intangangore biforoma igi maze irigi rigatangira urugendo rigana muri nyababyeyi aho rizakurira. Iyo rihageze ryiyomeka ku rukuta rwa nyababyeyi aribyo byitwa implantation. Muri icyo gihe utuyoboro duto tw'amaraso dushobora gucikamo maze bigatuma haza amaraso make ashobora kumara umunsi umwe kugeza nibura ku minsi 2 ariko adaherekejwe n'ububabare bukabije. Ayo maraso rero abagore bamwe basamye cyane cyane abakiri bato iyo bayabonye bayitiranya n'imihango. Ariko aho bitandukaniye ni uko imihango igira amaraso menshi kandi amara iminsi 3 kugera nibura ku minsi 7 n'ububabare bwinshi. Ariko amaraso ya implantation yaba ari make cyane, amara igihe gito kandi ububabare buba ari buke cyangwa se ari nta nabwo. Impamvu ya kabiri ni uko aya maraso ashobora kugaragara bitewe n'impinduka z'imisemburo zateye imitsi yo mu mura korohera maze ikarekura amaraso ariko adakabije. Naho impamvu ya gatatu ni isuzumwa rikorwa kwa muganga nko gusuzuma mu nda. Rishobora gutera amaraso make by'igihe gito kuza maze ukayitiranya n'imihango kandi warasamye. Impamvu ya kane ni imibonano mpuzabitsina. Uruhu rwo mu mura ruba rworoshye cyane mu gutwita bigatuma rushobora kuva amaraso make igihe uwo mugore utwite akoze imibonano mpuzabitsina. Izi turangije kuvuga ni impamvu zisanzwe zishobora gutera umugore utwite kuva amaraso mu gitsina maze akayitiranya n'imihango. Reka turebere hamwe noneho impamvu zidasanzwe zatuma umugore utwite abona amaraso mu gitsina, yaba akiri muto koko nk'uko twabivuze mbere, akaba yajijinganya agira ngo umugore utwite ajya mu mihango. Impamvu ya mbere ni ugutwitira hanze y'umura. Icyo gihe haza amaraso aherekejwe n'ububabare bukabije ku ruhande rumwe rw'inda. Impamvu ya kabiri yo ni fausse couche. Amaraso menshi aza aherekejwe n'ububabare bwo mu nda cyangwa mu mugongo. Byumvikane ko iyo wumvise bimeze gutya ntabwo uba ugomba gutindiganya cyangwa kubaza abandi bantu bo hafi yawe, uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Impamvu ya gatatu yo ni infection yo mu mura cyangwa mu myanya ndangagitsina. Icyitonderwa ni uko iyo ubonye amaraso aza ari menshi aherekejwe n'ububabare bukabije, umunaniro ukabije cyangwa se isesemi idasanzwe, ni ngombwa kwihutira kujya kwa muganga bakakwitaho wowe n'umwana utwite. Icyo nagarukaho dusoza ni uko iyo umugore atwite atongera kujya mu mihango. Iyo gutwita bibaye, umubiri uhindura imikorere yawo kugira ngo urinde umwana uri mu nda, bityo imihango igahita ihagarara. Ibi ni byo siyansi n'ubuvuzi byemeza. Ariko tunasobanukiwe ko hari igihe umugore utwite ashobora kubona amaraso bigatuma bamwe bibeshya ko ari imihango, cyane cyane abakiri bato, ku buryo hari n'ubwo batinda kuza kwa muganga
bakibyibazaho bakaba barisika guhura n'ikibazo kubwo gutinzwa n'urujijo. Niyo mpamvu dukangurira buri wese cyane cyane urubyiruko n'abashakanye kwigira ku makuru yizewe, bakabaza abahanga mu by'ubuzima, ntibaha agaciro ibihuha bumva hirya no hino. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bwo mbarutso y'iterambere ry'umuryango. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.